nyuma kutabona iminota ihagaje ku ngoma ya Ruben Amorim ariko biragaragara ko amaze kubona umwanya ubwo ari mu gatebo kamwe n'aba Harry Maguire n'aba Kobe Mainoo yahawe umwanya ubanzamo ndavuga Benjamin Sesko azana kubyaza umusaruro ni umwe mu bataka do points man ifite muri kano kanya uko bivuze abanje gusaraguringa no kubona umwanya ubanzamo ukurikije uko yitwaye avuye kuri bench n'uburyo yitwaye abanje mu kibuga nari maze iminsi mbona uriya mwanya bawuhengekamo umuvandimwe Bryan Mbeumo. Benjamin Sesko yaba yakonfirmye umwanya ubanzamo hariya Old Trafford cyangwa yamaze iminsi ntago ndi bubyite ngo no gukonfirma kuko buriya njyewe nizerera mu kintu nigiye kuri Man City ya Swadinini ari nacyo kintu abatoza bagomba kwirinda kugira ngo bitazajya bibicira vestiaire. Iyo ufite abakinnyi benshi beza bose baba bakeneye umwanya kandi ugomba kumenya uburyo bajera bakawubona. Bishobora guterwa na match runaka ukaba wakina udafite rutayizamu ushobora no gukenera rutayizamu bitewe na match runaka ugiye gukina. Nge match ya Crystal Palace nari natanze impamvu ahangaha zirenga ebyiri z'impamvu akeneye Benjamin Sesko. Iyi ngenzi yari parcours ye mu mikino iheruka aza kandi agatsinda match anadesida cyane cyane ubwo zitanga amanota. Twarayibonye cyane kuri match ya Everton arongera nabisubira kuri match ya Crystal Palace gusa no kuri West Ham yari yatsinze byatumaga byuze Manchester United iryo nota yaribona sibyo kuko urebye atatatanze kuri Everton nanda atatatanze kuri match ya Crystal Palace ukongera na rimwe ryo kuri West Ham na manota 7-9 atsinze bya bitego bitanga ayo manota. Iyo mpamvu narayirebaga ariko nkanayirebera indi ya kabiri muri adversaire bagiye gukina. Nakunze Michael Carrick rero uburyo nawe icyo kintu we na staff ye ba Steve Holland bashaka kubireba na Jonathan Woodgate na ba Johnny Evans bakabirebaho kandi bakabiha agaciro. Match zirindwi ziheruka za Premier League afite ibitego 6 yaratsinze kuri match ya Burnley atsinda 2 Arsenal ntiyatsinda garuka kuri Fulham aratsinda Tottenham arayirenza atsinda kuri match ya West Ham atsinda kuri Everton yongere no kuri Crystal Palace nka match 3 ziheruka byibuze yatsinze mu gitego. Sesko nkuko bamutazira uyu no mukinnyi mwiza yaba mu kirere yaba no muri ya mipira ituruka mu mpande. Manchester United muri iyi minsi yari maze iminsi twereka yuko iyo mipira iraboneka. Ya mipira ishobora guturuka mu mpande, ya mipira miremire bashobora guhindura yaba ku mipira y'imiterekano cyangwa se iturutse kuri Bruno nko twabonye amuhaye kuri match ya Crystal Palace ukabona ko Manchester United nibyo wakwatakisha Mbeumo araperimetana wa Mateus Cunha ariko Manchester ikeneye na wa muntu muri ya mipira yo mu kirere wayifasha kubona igitego. Icyo rero umutoza Michael Carrick yakirebye mu umwanya kandi biba byiza cyane. Hari ikindi kintu nge nari maze iminsi mbona cyanatumaga nanjye ndi puru yo kubanzamo kwa Arteza Benjamin Sesko. Manchester ukuntu abonaga yiforsa kubanza abakinnyi bayo bose beza mu kibuga ukavuga ngo Amad Diarra arimo, Bryan Mbeumo arimo, Mateus Cunha arimo na Bruno Fernandes nibyo Benjamin Sesko yazama asimbuye. Ariko niba ubanzamo Mbeumo ese mu gihe yagira ikibazo bigahura nuko wenda na Amad Diarra yakigira cyangwa se mu gihe bagaragaza umunaniro umwe muri aba babiri uri hejuru n'undi atajya agira igihe cyo kuruhuka wabyitwaramo kuko Manchester United ibintu abantu bakwibeshyaho nibyo ikina championnat gusa ikina nyuma y'iminsi 6 cyangwa 7 cyangwa 5 bitewe n'impamvu cyangwa n'itatu bakinnye no mu mibyizi. Ariko bro barakina bagatanga imbaraga nyinshi. Ni imwe mu ba equipe bisaba ko ishyira agatuza imbaraga nyinshi kuko na swadi yayo si ntoya ariko si nanini kuko uyu munsi niba tuvuga bavunitse ba Mason Mount badahari tukavuga Patrick Dorgu udari wabari warabaye igisubizo mu buryo bwo gutuma nabandi bakinnyi byibuze bagira ku karuko cyangwa se n'iki kintu cyo gukora rotation umutoza agikora bakaba badahari tukaba tutareba umukinnyi nka Lisandro Martinez bivuga ngo bacyusigarana n'ubundi birasaba ko ari bo bashakirwamo umusaruro cyangwa se bashakirwamo result birabasaba rero gutanga imbaraga zabo zose. Ariko iyo ugize amahirwe ukaba wabonera umwanya Sesko
Amadi Diallo byibuze yaruhukamo. yego byibuze aravuga ngo mfite igisubizo kuri benshi nka Amadi Diallo waza akaza kumfasha gutsinda umukino mu gihe ntawutsinze cyangwa se mu kuwusoza mu gihe ntawutsinze. None areba remplacement yakozwe Amadi Diallo azamo yari yinjiyemo asimbuye Benjamin Sesko. Byibuze Amadi yaraje bituma Mbiyuma ajya kuri pointe kuharuhukira kandi akaba mwiza muri ya combat physique, akaba na mwiza mu kugumana baro na cyagiye Manchester United yarya iminota ariko iri mu mukino bakina ukabona ifite abakinnyi byibuze bashaka kuba bose bagufasha gutindana umupira iyo minota ukaba wayimara. Byibuze yaragize ikintu cyitwa option kuri bench. Icyo kintu ni ikindi kintu abantu batari bagahonge nabonye cyaje kandi kizamo kinatanga igisubizo ko Benjamin Sesko yabanzamo. Reka ngaruke ku ikipe ya Crystal Palace. Ni imwe mu ekipa adahagaze neza. Wabonye intambara z'umutoza Riva Grazina n'ubuyobozi bw'ikipe ya Crystal Palace. Yego. Wananze kongera amasezerano buriya niyo resulta nk'izi zije ari muri sama ari gendera komozaho ku kintu cyo kuba yaranze kongera amasezerano ashaka kugenda. Hari igihe ubuyobozi butangira kubibona ko hari ibyo kurangiza umuhango. Ariko nyuma y'igenda ry'uwitwa Magehi ava mu ikipe ya Crystal Palace, defense ya Crystal Palace yabuze umuntu uremereye, yagizemo icyuho pe. Turibuka uyu mwana ku mukino wa mbere witwa Jaide Kamfo, umukino wa mbere yahise akora amakosa aganisha ekipe ku gutsindwa. Iyo urebye uyu musore Chris Richard turamwibuka nawe ubundi Crystal Palace igifite Maxence Lacroix, igifite na Joachim Andersen, Christian Magehi. Ntabwo uyu mwana Chris Richard yakinaga muri Axe, yakinaga iburyo y'agasimburana n'abo basore ba Munozi. Ariko ubu ubyangu byemere ni uhari agomba gukoresha. None niko bimeze. Bakayoborwa na Maxence Lacroix, niyo mu defense rubona byibuze kabisa mwiza. Yego. Muri defense. Kuri match bakinnye ya conference nibwo arakigaru witwa Maxence Lacroix, umutoza yemera kumuriska anamuzana kare kugira ngo amutegurire match ya Manchester United. Anatsinda igitego. Ariko yatsinze igitego nibyo. Ndavuga no ku mukino wa nibyo yatsinze igitego kuri conference. Yego. No kuri Premier League niyo yatsinze igitego. Ariko ikikubwira umukinnyi utari fit, reba ikosa yakoze. Umukinnyi utari fit. Bro bamukoreyeho kombinezo yitwa kwa nayoboye defense. Ariko regira ngo nibutsa abantu ikintu kimwe mu bibazo gehigeze kugirana na Oliver Graziner. Bagena ikibazo ko yamukuye muri defense nk'umuyobozi amuhengeka ibumoso byagora guhitwa Magehi, byanatumaga agira akazi kenshi cyane. Yanirindaga ko byamuzanira riske zo guhora hasi mu matakle akabivunikiramo, kandi yarabibonaga ko iyi sezo iragomba kumugurisha neza agira amahirwe yanagenda mu kwa mbere. Ariko n'ubundi yari yaranze kongera amasezerano byavugaga ko yarebaga ko muri sama agomba kuba yagiye. Ariko byibuze ari kintu Riva Grazina yagiraga muri yo defense, biretse na Maxence Lacroix wabaga ari nkaho abayobora. N'ubundi defense yayoborwaga n'uwitwa Mage. Nyamage hagiye muri deri, hagiye n'umuntu wagufasha gufite experience, umusimbuje umusore witwa Kamfu. Niyo mpamvu amaze gukora ikosa nka ririya bigaragara ko n'ubundi yafashe risk aramuzana, ko n'ubundi ntiyagombaga kuza mbere yizi match. Ariko umutoza arabizi yuko nta wundi muyobozi afite, afata risk aramuzana. Ndavuga uyu mugabo witwa Oliver Grazina nta yindi option afite, ntibigeze basimbuza witwa Magehi. Niyo mpamvu Manchester United mu byo Kariki yakoraga byose yagombaga kuba afite umukinnyi witwa Rutahizamu Benjamin Sesko. Hagaruka cya kintu kikubwira ngo kuri imwe wambazaga Benjamin Sesko n'impamvu y'urugamba, n'impamvu ya match bari bagiye gukina, adversary hamwe muhana ari faible, niyo defense yarakeneye rero mwata kuyihora iruhanda abo bataka. Orako ba defenseri buri munota wakubura amaso ukabona uri gufesinga witwa Benjamin Sesko. Yagiye gutsinda kira gitego cya kabiri cya Manchester United, n'ubundi akinarimo uwitwa Maxence Lacroix ataravamo. Ubona n'ubundi bakiri gusufra kubera uburyo witwa Maxence Lacroix bari wenyine, uyu mwana Kamfu akiri muto, biri kugorana. Wabonaga Manchester United ikeneye uwitwa Benjamin Sesko. Abantu banatekereje ko kuza kwa Benjamin Sesko bishobora gutuma uwitwa Mateus Cunha ajya hanze nkuko byajyaga binagenda. Murabyibuka Sesko yabaga yabanjemo, n'ubundi umuntu atangaga umwanya ni Mateus Cunha. Ariko Mateus Cunha amaze iminsi afite okret iri hejuru cyane, amaze iminsi afasha akazi Bruno mu buryo bwo gupasa.
uyu musore wawe nabonye ko bamukoreyeho ikosa ryatuye ikarita itukura kuri uyu musore Maxence Lacroix. Buriya Manchester United ifite umuntu nka Matheus Cunha uzareba muri build up hari ukuntu adversaire aba asa nk'ugiye kuri Bruno, kuko bavuga ati Bruno iyo wamufashe n'ubundi abakinnyi basatira ba Manchester United nta bashobora gukura imipira. Turavuga Bruno w'ibitego 105 assist 100 mu mikino amaze gukina muri Manchester. Uyu mwaka afite assist 13, ararwana byibuze no kubata record muri Manchester United ya David Beckham wakoze assist 15 muri sezimwe, arasigaje ebyiri. Iza Thierry Henry na De Bruyne bafite zo gutanga assist 20 muri sezimwe. Iyo record yo ntekereza ko bizagorana, naho ziriya yipimye hagera kuri 19 arabana. Ariko byibuze adversaire yatekereje ko Bruno baza gukina imikino isa nk'imubroka. Manchester United isigarana indi option witwa Matheus Cunha wabafasha mu kuyobora umukino. Rero byabaye ngombwa ko uwitwa Sesko yinjiramo hakavamo witwa Madi Diallo, kandi nahamya neza yuko bitigeze bigaragaza icyo cyangwa se ngo bitere ikibazo ko Sesko yaba yabanjemo bigatuma Madi Diallo yicara. Bitanga umusaruro mu byo kuri iki cyumweru. Angira ngo ni mbere y'icyumweru yuko bakiniye umukino ngo ni weekend itari ingibwe ibanziriza iyo tuvuye mu byo kuri nibwo nabonaga interview ya Michael Carrick ati nakifuje ko umutoza w'igihe kirekire Manchester United ati ko ikipe ndayizi kuva no mu bwana bwanjye ndi umufana wayo nayibayemo ndayizi. Iyo umuntu arebye ku batoza benshi batambutse bagiye banyura muri equipe haba bamaze igihe gito n'igihe kirekire muri rusange, se benshi bagize umusaruro nk'uyu nguyu. Kuba utaratsindwa umukino n'umwe ufashe Manchester United noneho by'umwihariko mu rugo ukaba wongeye kubaka igitinyiro, imikino 5 yose urayitsinze. Regan byanze bikunze mu bitekerezo cyangwa se mu byifuzo bya Michael Carrick birumvikana ko yifuza aka kazi mu buryo burambye, ndetse arimo arabigaragaza. Hari ibimenyetso by'imvura, ndavuga bya bicu bigaragaza ko imvura igiye kugwa, birimo biragaragara kuri Michael Carrick. Byanze bikunze ibyiza biragaragara, urubuze no kubikomozaho, ariko byibuze ari byo uvuga uti haracyarimo akantu, haracyari urugendo. Arifuza aka kazi mu meza ari imbere, ariko ndabona hakirimo urundi rugendo. N'ibice byibuze agakeneye gushyira ku murongo muri ameza 2 n'igice kugira ngo mu kwezi kwa gatandatu abayobozi bazicira mu makazi mu buryo burambye. Ndavuga Michael Carrick. Icyambere ni intego bamuhaye, intego kubashyira ku mugabane w'Uburayi bagakina imikino y'Uburayi, Champions League, Europa cyangwa Conference League. Ariko navuga yuko icyambere cyamufungukira cyamufasha no kutabura murenye. Bafite umwanya wa gatatu, nta zindi competition arimo, ni shampiyona gusa, ni imikino ibaze, asabwa kujera neza ikipe akayishyira ku mugabane w'Uburayi. Yes, aracyafitemo match zimwe na zimwe z'ibigugu. Faites attention abantu bataza kumva Man ngo bagire ngo ibintu byose ni paradizo, kuko wazana cyangwa niba ginama cyangwa niba hari abandi ba directeur bashinzwe kugura we akaba agomba gutoza. Donc ni ukumvikana kuri policy y'uri ikipe igiye kuyoborwa, roreye nk'umutoza, uruhare ku bakinnyi ndetse n'uruhare rw'abayobozi ku bakinnyi. Yego ni ikintu kiba kiri kurusho, ni ikintu kiba ari ingenzi cyane mu kubaka ikipe. Havuga yuko rero ni ibyo bintu bitatu, ibi bya interim ni fazi iri burangire, iberetse niba koko ya delivery ngazana resultat. Icyo cyaba cyambere, abakinnyi asanganwe bazaba ready kumuvugira cyangwa se guhagarara bakavuga bati umutoza wacu ni muzima, tunyuzwe n'ibyo dutoza, tunyuzwe nuko dukina, tunyuzwe nuko kipe imeze, back him, which will be fine. Nibigenda uko, ariko ingingo ya nyuma izagenwa na policy club igiye kwerekezamo. For me as it stands now, yakomeza uko bihagaze sofa, barakina neza, baratsinda, abakinnyi barishimye, imikinire ni myiza, nubwo banyuza muri mwe bagasofra ariko resultat ziri kuboneka, umutima urahari, inyota, ubushake, no ko abakinnyi bari umva baranyotewe, barashaka gukomanga rwose, ntabwo bafite gutuza muri bo. Bafite ikintu nyine ubona barangamiye bashaka. Bizahoraho imikino 10 iri imbere sinzi kizavamo.
icyo nicyo kizagena koko niba yakomeza. Second, ibi byishimo bafite n'ubu bwitange bizakomeza. Ntabwo nzi ko bazaba amaspeech yabo bazaba ameze mu mikino 10 ya nyuma bagiye gukina. Ariho mvuga ngo nabo bazagira indi message batanga ku buyobozi cyangwa muri media izaduha ishusho yuko Karika asuzanyije nabo. Ariko ikiruta byose, ese club n'umutoza bari kuri page imwe aho bagiye kwerekeza equipe. Icyo ndashidikanya afite staff nziza yanagumana nayo rwose. Bari aba Steve Holland, abagabo bakorana, bano bagabo ba Fletcher babaye muri za Manchester, ba Evans, ba Woodgate yagiye azana bamufasha. Kandi naje kumenya ko nubwo Ferguson bakivuga ngo ntaba hafi ya equipe cyane, ari mu bantu batanze recommandation baravuga batoya uyu mwana mumurebe mumwiteho hari ikintu yafasha. So probably why not tutabona uyu mugabo abaye umutoza mwiza nkuko ariko bikuru birashoboka. So aho kujya rero ngo bahore ku mashansiye bahora bashaka, they can keep him bakareba biramutse bigenze neza. Ariko intego nyamukuru nge ni atakina Champions League, at least na Europa League. Europa saba abagaruri Burayi. Okay, nabagaruri Burayi. So ngira ngo nibyo ngibyo murakoze cyane. Mu kanya gato minota 31 n'amasegonda, Alejandro Muniz mu Espanyol agiye gusifura match kuri Bernabeu. Real Madrid na Getafe, izamu ririmo Thibaut Courtois, mutima defense ni Rudiger n'uwitwa Dawidi Araba, ibumoso Alvaro Carreras, buryo ni Trent, hagati mu kibuga ni Arda Güler n'umuvandimwe Ulrich Tchouameni, akazitwa Thiago Pinal arasa n'unyiri ibumoso, iburyo Federico Valverde, imbere gato ni babiri Gonzalo Garcia n'uwitwa Vinicius Junior. Equipe nifite Eduardo Camavinga arimo yarwaye amenyo arimo aramurya rwose, avuze bati batagushyiramo umwana Pitachi ne bamugerageza n'induru ziravuze ari kuribwa amenyo, ntabwo meze neza, aza kumushyiramo inkokoro gasanga bigenza nabi. Urumva ko simvune ikomeye, ararwaye bisanzwe, ntabwo ari imvune. Equipe nifite Jude Bellingham aragaruka hagati mu kwezi kwa 4 cy'amakuru arimo ambwira muri kano kanya. Mbappe Kylian nta nubwo ari muri Espagne, ubu ngo ari mu gihugu cy'Ubufaransa kubera imvune y'ivi. N'abanyamakuru ambwira ko yarakariye abaganga ba Madrid ukuntu yatitaye ku mvune afite mu ivi, ngamaranye hafi amezi 3 aribwa mu ivi rwose, kuva mu kwezi hafi kwa 11 gutyaho kwa 12 aho ngaho. Ati abaganga b'i Madrid koko imvune yanjye y'ivi bite byanya, ndi makuru akambwira ko azabagwa, ariko bakibaza ngo ryari ku gikombe cy'isi kiri hafi. Icyo ni ikibazo kiri Madrid kugeza muri kano kanya. Tumubaga si igikombe cy'isi cyangwa kuko neka tungajya mu gihugu cy'Ubufaransa uhita ubyumva ko ari abaganga b'ikipe y'igihugu yagiye kureba kugira ngo bamwiteho, baramuvura kire arabahagwa. Igikombe cy'isi bimeze bite? Urujijo hariya muri kesi ya Mbappe. Icyo ni ikibazo kiri hariya rwose. Iki kibazo byanze bikunze nacyo sezo ya Real Madrid utagira ngo ntiri mu mazi abira Barisa bari no kurindi ibintu birakomeye muri Espagne. Hari agakosa gatoya no kuri match ya Getafe, harimo difference mu rutanga kahita gashyira ibintu irudubi, harimo ane ubwo nibatsinda aragisubira minota rimwe. Kandi ka Getafe nako buriya gafite abakinnyi ba toroshye. Ndebe Getafe abakinnyi barimo ntibuhari. Kiko Femenia ndamuzi muri Watford mu Bwongereza. Rigomba kwitonda. Ndabonamo Mauro Arambali amaze imyaka myinshi muri Espagne. Mauro Arambali yatinze cyane. Kiko Femenia Toma Villarreal, Martin Sotriano, umuzamu David Soria amaze imyaka myinshi muri Espagne, na Martin Sotriano nawe kana gakipe bashobora gukora mu kuntu. Ariko reka kese ya Madrid batifata ku musejo oyise byanzura ntago byarayirase ngiyo Real nubwo yabiriho ndaduta cyane muri iki gihe. Nanjye ngifitemo duta ntago nahita nizeza abantu ko